ubundi kuki abantu badukurikira mutabona ko imitwe yanyu birirwa bayikinakina iki nicyo nshaka kubwira abantu rega yego ibiganiro byiza dukora byubaka umuryango ntago babikurikira yego ariko ibiganiro birimo gusebanya n'amatiku barabyitabira 100% kandi ibyo bintu biba byapangiwaho n'ibiganiro umuntu aricara akabipanga akavuga ati ngewe ngiye kwiyemeza ngiye kwizirikaho igisasu mvuga ko runaka twaryamanye ati hanyuma namwe muze munshyigikira muze muntuka bamwe abandi muze mwemeza ko ari byo abandi muze muvuga ko mubizi neza icyo kiganiro kigakorwa kandi kikarebwa noneho weho utazaho ibyo bintu byakiniwe ukicara ukajya uvuga utari kuzi ko ari byo koko utizi ko wa muntu ari uko bimeze ibyo bintu mwebwe uyu munsi ifoto ye ngiye kujya nyikubita ku kiganiro cyanjye buri munsi naba ndi guteka nkamuvuga nafa mu kwezi kwa kubwira abantu ngo nimukomeze muganire ibi nibi ngo nimukomeze ngo mumenye ko urugo rwubakwa gutya nkubitaho ifoto ye kugeza igihe abantu bazahagarikira kumuvuga ngiye ndisabira nyakubahwa perezida wa Mutesi umutware we Ferdinand kugira ngo nibava mu kwezi kwa buki bazaduha ikiganiro tubabaze bimeze bite ku meza ya gatatu biragenda ninzajya nigisha n'ameza ya gatatu nzajya nkubitaho ifoto ya Pastor Mutesi kubera ko Pastor Mutesi naje kubona ari igicuruzwa gikomeye we kigaragara ameza abiri wanyangisha isi ntago twabivugana kandi hari uvuga ngo iyo bamwanga ni nabwo abona amafaranga n'abantu beza ntago ibyo mbyemera 100% hari ibintu nemera hari n'ibyo ntemera uyu munsi ushobora kuza untuka unanyandagaza umuntu nkunda akambwira ati mama minyo ihangane reka nkugurire fanta ariko nanone byaterwa na situation ndimo ndi mu byago birashoboka ariko ndi mu bihe byiza waba unyagira kuko habaye iki ngo kuko bamvuze nabi aya reka tujye tureka gusebanya ariko uyu munsi hari ikintu kimwe nemera yego kandi sinzi niba namwe abadukurikiye mutabyemera iyo hari umuntu uvuga ngo igiti kirimo imbuto nicyo giterwamo amabuye ariko simbyemera yego ndabyemera 100% kuko hari ahantu hari imyembe turajugunyamo twese dukubitemo n'ibiti byose kugira ngo tubasha gukurura ya myembe tuyirye ariko izina rikomeye burya riba rikomeye uzarebe tuzigere duhagarika kuvuga uriya muntu aragabura nakaryo shano kuri Mutesi ni igicuruzwa none se ruriya n'urukundora turagukunda rwose mubyeyi reka gukora ibi nibi reka gukora ibi irurya witega indege wijya ahangaha ibyo bintu ntabwo ari ibyo ngaho mbabarira umbwiza ukuri ako nawe azi kubatamo ifoto ibabaza abanzi tubahaye ikaze mu biganiro byacu mwebwe mudukunda aho muherereye hose mu mpande enye z'isi nimba utameze neza nakubwira ngo nagahora gahanze ndabizi neza Imana izahindura amateka y'ubuzima bwawe kuri screen tuwafite Marene waba Marene muramubona ariko ngewe nitwa City Hunter Mare tuguhaye City Hunter Are umeze neza ndaho ndashima Imana ngo ingomurazuba wabibonye ukuntu umeze neza nokuri iyo nzi ko hari urugo rwubakitse ndishima nkanezererwa wasohotse wagiye Dubai abandi tukavuga nawe sirabizi kabisa ayo makuru yafite isoko risigaye ni rimwe ariko reka manze nkubwire ariko reka manze nkubwire sibyo kuri uyu munsi wenda naho ngaho uhereye ariko nidushake reka tunahinjirire ubundi ubuzima bwanjye si ubwanjye cyane rwose ubuzima bwanjye sinemerewe kubukora uko mbyifuza cyane hari umuntu se wemerewe kumbwira ngo kora iki reka iki genda utya itwara utya atari umubyeyi wambyaye atari umushumba unyoboye mu itorero ubundi ninde wundi ukwiye kumbwira uko ngomba kwifata ninde wundi ukwiye kumbwira uko ngomba kwifata abagukunda none se ruriya n'urukundora
iti turagukunda rwose mubyeyi, reka gukora ibi n'ibi, reka gukora ibi, gira utya, witega indege, wijya aha ngaha, ibyo bintu ntabwo ari byo, ngaho mbabarira umbwiza ukuri. ariko nawe azi kubatamo ifoto ibabaza abanzi. uriya mwana w'umukobwa shamana mwese umwana w'umukobwa de kandi ari umushumba. uriya mubyeyi yo kabyara, uriya mugeni mwiza rwose, uriya mubyeyi yo kabyara. reka ubwire, hari umuntu duherutse kuvugana ndangije ndavuga nti reka nkwereka. yego, ninjye nzamugira inama, ntitwase nitumuzi ku makanzu maremare agera munsi akubura ku birenge, ndetse atuma n'urukweto rushobora kutagaragara. ati ntiburi wazamubwira byibuze akambara nk'ijipo cyangwa ikanzu igeze mu ntege. uribuka ikanzu mama Charlene yigeze kwambara, yajya ku kibuga agahungabanya imitima y'abantu, bakavuga icyumweru cyose, bakavuga ukwezi kose. uriya mubyeyi yazihanganye akambara ikanzu ireshya kuriya, ukareba ko utamuvuga noneho umwaka wose. urase ka pikini kawe ubwo bagiye hariya Dubai. oya ibyo wenda bya pikini n'ibiki byose ni entre parenthèse, we ntiyanabipostinga, ariko hari uburyo ashatse azakomeza kuvugisha abantu. buriya rero reka ubwire, uzi ko hari aho imitsi yareze, aho narebye mbona imitsi yareze, abandi basaraye, amarira ari gutakara, umuntu araryama igihe cyo kubyuka akajya muri dushe ari kuvuga ati ngiye kuvuga iki kuri uriya muntu, atumva telefone, ariko buretse nkwereke n'ibindi. njye nicyo kintu nshaka no kubwira abankurikiranye kuri uyu munsi. ntabwo bicaye bakabipangira hariya bakavuga ati ubu tugiye kwataka, uravuga ibi, mvuga ibi, ngaragaza ko njye nawe twashwanye, nishaka njye nkwiyama kandi wicaye imbere yanjye, uhindukire ugaruke kuri kamera nawe unsubize, kugira ngo dukunde turyoshye ibintu, twerekane ko n'ibintu ari byo, twerekane ko n'ibintu byakomeye. ntibabipangira aho ubireba, isoko ryabuze inyanya rirahungabana. ntago wabibonye abantu bageze mu 8 bajya hareba bakavuga bati kuwa mbere dore ikiganiro tugomba kuzakora niki, inama igakorwa, bakemeza ko icyo kiganiro ari cyo bazakora, kandi koko bugacya mu gitondo kwa mbere bagikoze. ubundi kuki abantu badukurikira mutabona ko imitwe yanyu birwa bayikinakina? iki nicyo nshaka kubwira abantu. rega yego, ibiganiro byiza dukora byubaka umuryango ntago babikurikira, ariko ibiganiro birimo gusebanya n'amatiku barabyitabira 100%, kandi ibyo bintu biba byapangiwe aho. n'umuntu aricara akabipanga akavuga ati njyewe ngiye kwiyemeza, ngiye kwizirikaho igisasu, mvuga ko runaka twaryamanye, ati hanyuma namwe muze munshyigikira, muze muntuka bamwe, abandi muze mwemeza ko ari byo, abandi muze muvuga ko mubizi neza. icyo kiganiro kigakorwa kandi kikarebwa. noneho weho utazi aho ibyo bintu byakiniwe, ukicara ukajya uvuga utari kuzi ko ari byo koko, utizi ko wa muntu ari uko bimeze. ibyo bintu mwebwe ariko baba bafite ishingiro, uwo uvuga ngo twararyamanye baba babonye ikimenyetso bari kumwe bahoberana. hari ikintu ikinyoma gifite ibimenyetso zuko ntari kiza. hari ikindi kiganiro nigeze gukora ndavuga ngo ikinyoma gifite ibimenyetso. ikinyoma gifite ibimenyetso nuko mama Mignone yambara rinete. ikinyoma gifite ibimenyetso nuko uyu munsi nambaye ikanzu ya beige irimo akandi kabara kenda gusa na shokora. umuntu akajya hariya akihangana akavuga ati mama Mignone umunsi yari yambaye rinete n'ikanzu irimo ibara rya shokora. twarahuye turicara dusangira ibi n'ibi ambwira ibi n'ibi, kuko weho wambonye nambaye yakanzu nashyizemo za rinete n'akagakorone k'umweru, uzahita uvuga utari kuzi ko ibyo bintu mama Mignone abigira koko. icyo cyita ikinyoma gifite ibimenyetso. uyu munsi City Hunter abantu bose barabizi ko dukorana. ejo nuramuka urwaye grippe ngakorana n'undi mu cameraman, ikintu kizabaho niki? mama Mignone yashwanye na City Hunter, baratukanye, barashwanye, City Hunter yaramwambuye, mama Mignone byagenze gutya na gutya. donc inkuru zihimbwe nk'ikinyoma gifite ikimenyetso nyine bagikorana. iki kinyoma gifite ikimenyetso niki? nuko uyu munsi atariho twakoranye. ikinyoma gifite ikimenyetso nuko uyu munsi hari undi muntu twakoranye, kandi twari dusanzwe dukorana. kwemeza yuko nakwambuye birashoboka. ahangaha rero niho hantu nshaka kubwirira abantu ngo mukurikirize imbuga nkoranyambaga.
ndi nigeze kubabwira ngo nimushake mujye mubikunda cyangwa mubyihorere Yego. ariko icyo nshaka kubwira aba bantu badukurikira mujye namwe mwicara mushungure mushungure buri munsi umuntu aba afite ikintu ari buvuga ku muntu ataramubyaye bataravukanye batarakuranye kuko yamubonye umunsi umwe noneho ikindi kintu gifite ikimenyetso ni uko uyu munsi jyewe wabyutse yego ntifuza gufungura cano nanjye ndakuvugaho yego kugira ngo cano yanjye irebwe yego fata ifoto yawe nyitereke hariya yego kugira ngo cano yawe irebwe umuntu noneho narangiza afungura avuga reka twumve ibyo bavuze kuri runaka afungure asanga ndi kuvuga nti njyewe muhungu we njyewe wari umukozi we wo mu rugo njyewe mubyara we njyewe nyirasenge njyewe twasangiye umugabo njyewe marene w'abamarene ariko reka mbanze njye mbabwiza ukuri sibyo ubu nshobora guhita nicara nkavuga ati rero ubundi banyita marene w'abamarene nkuriya mu marene ninjye wamutoje kwitwara neza kandi abantu bakabyumva di bakanabyemera kandi wababwira ngo uganiriza abagiye kurushinga ati reka reka ariko iyo tubwiye abantu ati nimwumve ukuntu umugabo akwiye kwitwara mu rugo rwe ntukajye utaha uvuga nabi ntukajye utaha uhutaza ibikombe n'amasahani yego ibyo bintu ntabwo babikurikira ahubwo bazakurikira igituka mama minyone igituka city hunter noneho reba ikintu gikomeye showbiz iyo bayivuze nyine ni uburyo bw'imyidagaduro abantu bakabana bagakora amadeba ibyo bintu byose bibaho ubundi showbiz nicyo kintu yakagombye kuvuga nicyo tubona ariko showbiz y'uyu munsi no gutukana no gusebanya no kwangisha umuntu abantu yavuye mu basekira igera mu bagospel ni gute ndagira bureka kujya ni gute umuntu mu gitondo tumubona yatwaye igitoki yagiye gusura umuntu ikindi gitondo gikeye tukabona abari bari guhoberana bari guterana amacumu ibyo bintu turabyita iki kandi ari abakozi b'Imana kandi babishyize kuri kamera aho abantu nibatekereza ati n'ubundi ari Pastor Mutesi na kamarade ubwo baba babipanze reba ko na RPM muri iki gihe yamanutse abatabizi bihangane barafatira ibyo ngibyo si baba babipanze kugira ngo nabo nyine ni ya showbiz nyine y'abantu si ibintu biba bipanze mama hari ikintu kimwe ntajya nemera 100% nuko njye sinshobora kwipangira kuvugwa nabi icyo cyo ndacyemera ariko gupanga kuzamuka birashoboka none kuba napanga ko njye nawe tuzamurana birashoboka ariko kuba njye nawe twapanga ko twavuga doko wanyangisha isi ntago twabivugana kandi hari uvuga ngo iyo bamwanga ni nabwo abona amafaranga n'abantu beza ntago ibyo mbyemera 100% hari ibintu nemera hari n'ibyo ntemera uyu munsi ushobora kuza untuka unanyandagaza umuntu nkunda akambwira ati mama minyo ihangane reka nkugurire fanta ariko nanone byaterwa na situation ndimo ndi mu byago birashoboka ariko ndi mu bihe byiza waba unyagira kuko habaye iki ngo kuko bamvuze nabi aya reka tujye tureka gusebanya ariko uyu munsi hari ikintu kimwe nemera yego kandi sinzi niba namwe abadukurikiye mutabyemera iyo hari umuntu uvuga ngo igiti kirimo imbuto nicyo giterwamo amabuye ariko simbyemera yego ndabyemera 100% kuko hari ahantu hari imyembe turajugunyamo twese dukubitamo n'ibiti byose kugira ngo tubasha gukurura ya myembe tuyirye ariko izina rikomeye burya riba rikomeye zarebe tuzigere duhagarika kuvuga uriya muntu aragabura nakaryo shano kuri Mutesi ni igicuruzwa ni nko tumwite byabuze se none se ko nawe avuga ngo arasezeye ni wowe ubizanye mu gitondo tukamubona wowe bimeze bite ninde wakubwiye ko yasezeye ikiganiro nakoze ubushize icyo gihe navuze ngo niba yasezeye n'abantu nibahagarike kumuvuga uretse ko atanasezeye mwibuke imvugo yakoresheje yaravuze ati ndasezeye sinzagaruka yarabivuze aravuga ngo ariko sinabajije Imana nibyo ndi kubona n'umubabaro mfite siko yavuze yego arongera aravuga ngo uguriye icano azizane miliyoni 10 ndayimuha ntawayiguze
ikindi yavuze ko azagaruka aje kuvuga ijambo ry'Imana. Nabonye yagarutse aririmba avuga ko yasabye n'imbabazi banazihanye we na sibyo yego. rero ntabwo yigeze, sinavuga ngo yasezeye kuri YouTube, erega ntiyanayisezeraho gute se kandi noneho ashyigikiwe na Feredina kudusirifi twiza n'amazu maremare yo muri Dubai. Umuntu yagushyigikira ukicaraho, hicara abadashyigikiwe. reka manze mubwire sibyo, buriya nta muntu utakwishimira ibyiza. Iyi saha reka mbivuge rwose, hari abantu benshi bankurikiye kandi bababaye. Yego, tujye tureka no gukina ku mubyimba w'abantu. Yego, nshobora kwicara nzi ko ndi kuvuga Mutesi bitewe n'ibigeragezo yanyuzemo. Yego, ariko hakaba hari abantu barenze 50 ndi ko komeretsa kandi nabo banyuze muri ibyo bigeragezo. Yego, uyu munsi dushobora kuba dufite umugore umaze gushaka inshuro zirenze 4 cyangwa 10, ariko kuko atari muri social media ntibimenyekane. Dufite umugabo uyu munsi ushobora kuba amaze gushaka inshuro zirenze 3, ariko kuko atari muri social media ntibimenyekane. Yego, uyu muntu ku ruhande tuba turi kumukomeretsa indirectement. Yego, abantu bankurikira bajye bambabarira babyumve. Tuba turi gukomeretsa uyu muntu indirectement. Ari nayo mpamvu mpindukira nkavuga ngo mwaretse tukagira ubumuntu. Uyu munsi ni ukuri kuba Mutesi ashatse inshuro 3 ntabwo ari we wenyine muri iki gihugu, nta nubwo ari we wenyine muri iyi si. ako nini ntwa ku mugabane w'i Burayi ho basinya kontra umuntu ashobora kuba yarashatse n'inshuro zirenze 15. Sibyo? Ariko kuko ari igicuruzwa. Kuko ari igicuruzwa. Nge nigeze no kumwisabira ngo uzambabarira ifoto yawe njye nyihoza ku kiganiro cyanjye, nimba ndi no guteka ifoto yawe nyikira ku kiganiro cyanjye, nimba ngize kuko ni imari, reka tumwita imari. Kuko iyo uyu munsi iyo batamuvuzeho ntago cano zirebwa. Icyo tukemere. Yego, uyu munsi batamuvuzeho cano zabo ntizarebwa. yego, uyu munsi nanjye ndi kumuvuga ubucano yanjye ishobora kuza kurebwa cyane uyu munsi. ibe boosted mu izina rya Yesu. Ishobora kuza kurebwa kubera ko ndi kuvuga kuri ibi bintu. Ariko iyo naje kuvuga ngo abana bakwiye kubaha ababyeyi, iyo naje kuvuga ngo icyubahiro cy'umugore n'umugabo, icyubahiro cy'umugabo kikaba umugore we, nkavuga ngo icyubahiro cy'abana n'ababyeyi, icyubahiro cy'ababyeyi n'abana babo. Iyo naje kuvuga ibi bintu ntago bankurikira, baravuga bati izi ni izisanzwe. Ariko kuza kuvuga ati Mutesi yambaye ubusa. Yego, ese babikunda baza biruka, nukubikunda nukubigaya. Ndamutse mvuze ngo oya nakubwira ngo ni igicuruzwa. Ni igicuruzwa. None se iyo turi gukora publicité y'ikawa y'u Rwanda ntago igurwa cyane? Iyo turi gukora publicité se y'imodoka runaka ntigurwa? Nazamutwa ahubwo bakomeza kumukorera publicité akomeza amenyekane. N'umwana uvutse ashobora kuba azizina Pastor Mutesi. Yego, n'umuntu wese ujya kuri ufunguriye YouTube iriya foto arayibona. Yego, bisobanura ngo Mutesi n'ahantu yagenda n'amaguru naho haba ari mu cyaro, buri muntu wese yamenye ko ari Pastor Mutesi. Rero barimo baramwamamaza, barimo baramushyira mu nubwo bibeshya ngo bari kumwamamaza mu bibi, ariko Mutesi afite abakunzi batazigera bamuvaho. Twicare tunabyemere, kuko ikimenyimenyi amagambo yavuzwe guhera mu kwezi kwa mbere asohora save the date. Yego, ntabwo sari ijyamo abantu barenze 1000 yari kuzura ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu. Bakanasaguka bari abatumiwe bahawe invitation gusa. Ushatse kumbwira ngo nabatumiwe gusa? Nde hari umuntu wampamagaye arambwira ati nimero zawe nzikuye kuri YouTube. Ni yego. Ati Pastor Mutesi ndamukunda 100%. Yego, nuko akazi mfite katanyemerera kuba naza mu bukwe bwe. Yarari ahantu kure mu ntara sinyivuze kuko si ngombwa yikompresiza umuntu. yego, Ati njyewe nari kuza mu bukwe bwe aricyo kinzanye kubera urukundo mukunda. Atariko nde namutwereye. Naravuze nti wow, nibyo se? Ati baramuvuze cyane biba ngombwa ko mwinjirira. Ndavuga uyu mugore uvugwa kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, ku cyumweru, iminsi yose kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki 30 ari we muntu uri kuvugwa wenyine. Ni muntu ki? Ni gatiki? Ati ndamanza nkurikira ibibi byose avugwaho, nkurikira n'abamuvuga ndabakurikira 100%.
ati noneho uko nabakurikiye nahise nshaka n'umubare wabo nsanga ni abantu batarenze imitwe y'intoki ntiyego ati maze kubona ko ari abantu batarenze imitwe y'intoki noneho ninjira muri Mutesi nyirizina yego njya kuri canoye mva kuri canoye njya mu biganiro yagiye akora kera ati gusacinga biremewe ati ngenda nkurikira Mutesi nkurikira amateka ye sanga Mutesi ni umwere ati ko agiye gushaka umugabo wa gatatu nta cyaha bifitemo ati ibyo bintu byatumye mukundisha n'abandi bose tuba kumwe ati ubu bose twese dutera hejuru tuvuga ngo Mutesi nikagira inkuru harakabaho Mutesi nikagira inkuru ati rero ati hari igihe umuntu utekereza ko uri kumuvuga nabi cyangwa uri kumuvuga ibibi uri kumwamamaza ariko nanjye iki ngiki cyo nacyemeza yego ni ukuri ko Imana baramwamamaje yaramamaye ni nayo mpamvu ngewe nanjye ubu guhera uyu munsi ifoto ye ngiye kujya nyikubita ku kiganiro cyanjye buri munsi naba ndi guteka nkamuvuga nava mu kwezi ndi kubwira abantu ngo nimukomeze muganire ibi nibi ngo nimukomeze ngo mumenye ko urugo rwubakwa gutya nkubitaho ifoto ye kugeza igihe abantu bazahagarikira kumuvuga ngewe ndisabira nyakubahwa perezida wa Mutesi umutware we Ferdinand kugira ngo nibava mu kwezi kwa buki bazaduha ikiganiro tubabaze bimeze bite ku meza ya gatatu biragenda ninzajya nigisha n'ameza ya gatatu nzajya nkubitaho ifoto ya Pastor Mutesi kubera ko Pastor Mutesi naje kubona ari igicuruzwa gikomeye we ikigaragara ameza abiri Pastor Mutesi azi kuyategura tuzabaza ati bimeze bite gusa ikintu kiriho nkatwe dukunda gukora ibiganiro by'umuryango nidushake tuve mu rwenya ni ukuri Imana iduhe kujya twakira ibiriho kuko uyu munsi hari akantu bavuze uti umuntu yigiriye Dubai bakavuga ngo niwe ubizana ufite uburenganzira bwo gupostinga ibyo ushatse inshuti yanjye tugiye gusoreza yego sibyo ufite uburenganzira bwo gupostinga ibyo ushatse nanjye mfite uburenganzira bwo gupostinga ibyo nshatse na Mutesi afite uburenganzira bwo gupostinga ibyo ashatse niba Mutesi apostinze ifoto yibereye ku kibuga cy'indege ni ngombwa yuko buke mu gitondo ugiye muri douche nakerewe ngiye kuvuga kuri Mutesi ugiye gukaraba nakerewe ngiye kuvuga kuri Mutesi ibiryo birahiye oya ni muretse manze mvuge muri Mutesi tugiye ku meza muretse manze sohora ikiganiro kivuga kuri Mutesi Mutesi ni igicuruzwa ni ukuri kw'Imana yego nenge kuvuga ngo ni ikawa y'u Rwanda bajyaga bamamaza ikawa y'u Rwanda uyu munsi kuki nta bantu bari gukora kuri YouTube ngo bamamaza ikawa y'u Rwanda kuki nta bari kwamamaza icyayi cy'u Rwanda kuki nta bari kwamamaza yuko muri hariya ni Masoro ni hehe ni Masoro mu cyanya cy'inganda kuki batavuga yuko dukora za matera kuki batavuga yuko hakorerwa imodoka za Volkswagen kuki batavuga ibindi bintu ahubwo Mutesi akaba ari we bamamaje kuri iyi si kuki ari we bamamaza mu bintu byose niwe muntu wenyine ugiye Dubai ko kujya Dubai byatumye abantu ni ukuri ko Imana bamwe basaraye abandi imitsi yareze kubera ko yageze Dubai ngo yabonye amafaranga menshi ngo yintwererana niba bashaka ko bahaho bamubwiye ati base ntuduhumbisha Pastor Mute wanyihereye ku bihumbi 100 hanyuma nkareba yuko ibintu byagenda neza arabiguhaye sibyo wamuteresa ukamubwira uti mu mafaranga wabonye wanyishyuriye inzu ariko kuba yagiye Dubai ntibitume ubwonko bushyuha imitsi karega amarira kaza urufuzi rukaza shamana cyakoze yandirimbo ya Nasone ngo abisiwe bazishima rukubabaye abisiwe baba bararuko wishimye uziko mukuri kw'Imana arimo aratembera muri Dubai yagira gutya yatambika yagera ku nyanja afite uburenganzira bwo gupostinga n'umuntu nk'abandi afite amarangamutima nawe urapostinga nanjye ndapostinga n'undi arapostinga ariko kuba ndi bubibone nkarwara umutima nkananirwa gusinzira saa 11 za mu gitondo ngo reka mbyuke mvuge kuri Mutesi yego inama rero kandi biriya bintu byafekta abantu benshi naho mpamvu ngiye kugira umuntu inama ni rimwe kandi nta kintu kijya kimbuza kubwira umuntu inama
avuga ati icyo ngicyo nsanze ari we nashakaga inama ngiye kumugira ngo nshaka ngo abenge, kuko iyo ugiye kugira umuntu inama aba uwo muntu uba ugiye kuyigira aba yifuza kugira ngo ube nkawe ubigorore nkawe. yego ariko nshatse washaka kuba we n'ubuzima bwe ndatuza avuga ati uriya ni we atandukanye nawe. ni ukuri. mbo uriya akwiye gushyira ubuzima bwe hanze, kuko hari umuntu ujya kwipositinga ngo ubuzima bwawe bwose buba hanze n'ibiki byo ugasanga umuntu yarakaye. aba bantu urababwira iki bashaka ko baba bandi cyangwa baba ngewe nshaka ko uyu munsi sibyo? reka manze mvuge kuri iki kintu cyo kuba ngo Umutesi ibintu bye niwe ubishyira hanze. kwa kundi yipostingiraga agafoto ati mugende mubambwire ko nakunze atari marayika, akavideo bari kugenda biririmbira mu modoka, sibyo? ibyo ni uburenganzira bwe. turamutse tumubwiye ngo ntugapostinge twaba turi kumwinjira mu buzima no kumuha amabwiriza y'uko agenderaho cyane. ni mu mureke yipostingire, nashaka ajya postinga ibintu 100 ni ubuzima bwe aba ari gupostinga. ahubwo kukibubona bikakubabaza, mufitanye iyihe sano? ni inshuti yawe ku ruhe rugero ku buryo n'ubundi kuba yapostinze ugomba kuza kubivuga hano? ni ukuri kw'Imana njye navuze ngo nashaka azambare yakanzu, ariko ubundi Pastor Mute wazatubabari ugakora ku kanzu n'udukweto ntabwo nkubwiye ngo uzahenurure urenza amavi, ahubwo uzambara ikanzu irenza amavi igeze nko mu ntege, ushyiraho agakweto karekare, nurangiza utambuka neza, uzamuke esikariye, uzamuka hejuru nko muri etaje, ubundi nurangiza uposting cyangwa bajye muri studio. Ukuri kw'Imana amezi 12 azashira bavuga Mutesi hejuru studio y'amafoto bari kumwe na Feredi nako gakanzu nkako nukora zanabikora n'agaposter, ubundi babikora ibintu bibesa. urumva ni nk'akandi gashe yaba batayemo. ubundi Mutesi ukuntu ateye nawe afata akantu gashya kakajugunyamo, yakabajugunyamo umuriro kaka. nsubiye inyuma gatoya kuri uyu muntu wambwiye kuri yambwiye ati kuki ati hari amacano menshi nakurikiranye yandi, ati ndareba nsanga kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa nyuma nta na rimwe bigeze bavugaho Mutesi. izo cano ntizirebwa? zirarebwa. ni ukuri zirarebwa. arangije aranambwira ati nyine ibyo bintu maze kubyinjiramo byose, maze no gukora analize, maze gusesengura neza, naravuze ngo nimureke umuntu ashobora kuba ari n'Imana iri kumwamamaza, ariko abamukunda turahari. abimbwiye gutyo nibuka ahantu aherereye iyo, sibyo? noneho ugahita wibaza abaherereye iyi ngiyi bo bamukunda bimeze bite, abaherereye bamukunda bimeze bite, abaherereye hariya bose bamukunda bimeze bite. ariko twebwe nituvuga turi 5 6 abantu batageze no ku 10, ugatera nkikiriza uwo hirya akikiriza uriya uwo hirya akikiriza, tukicara tugakora inama tukavuga ati tugiye kuvuga, n'undi ati ngiye kuvuga, ati duhindure n'imyenda twongere tuvuge, duhindure naho twari twicaye tuvuge, dukora ibiganiro nka 30 bizasohoka buri munsi hasohoka ibiganiro bivuga ku muntu. utekereza ko ibyo bintu abantu n'ubundi badasobanukirwa basanzwe bazi gusobanura gukora analize? njye muze kunyihera agafoto nikubitire utamuneyiri ka Feredi naryoshye neza ameze gutyo. ubundi iyo foto uriya mugabo rwose ni icyamamare. yashareka nkubwire niba abantu Imana ibagiriye neza nimureke biryohereza. abantu tubiyerekere ibyiza. ubu muri commentaire hari abantu mukanye bari butangire bavuga ngo ariko ngo uramuvugira. ntawe navugiye. icyo muvugiye ni iki? nabuze ngo batama akantu kamwe mukavuga ibintu 300. uzi ko akantu kamwe ifoto imwe ya Dubai igiye gutuma ukwezi kose kuvugwa. banacuruza rega na YouTube. yego baba bari mu gucuruza nyine, niyo mpamvu navuze ko ari igicuruzwa gikomeye cyane. nanjye ko ngiye kujya mucuruza, nanjye ngiye kujya mucuruza. mucuruze mukubite kuri tamuneri yanjye, kandi rwose ibintu bizagenda neza. heze tubigenze gute? ni igicuruzwa. Mama Minyo, reka tugushimire.
urakoze cyane. ducumbike abantu bumvishe nyine, abwirwa benshi akumva bene yo bamenye ko bitegurwa nyine, umuntu akaza akavuga. Sha ni ukuri bantu mudukurikiye, njye sinzatinya kubibabwira. Ibintu byinshi birategurwa, ibintu byinshi birahimbwa, ibintu byinshi tubijyaho inama. Noneho iyo haje icyitwa ikinyoma gifite ikimenyetso, icyo cyo kiragatsindwa. Ikinyoma gifite ikimenyetso nuko nakoranaga na City Hunter, hanyuma bwacya mu gitondo niba yarwaye gripe, niba hari ikindi kibazo yagize, ndewe nkakorana n'undi muntu, bizitwa kwangana, bizitwa gushwana cyangwa iki niki. Icyo nicyo bita ikinyoma gifite ikimenyetso. N'ibindi byose kandi mpamya ntashidikanya abadukurikira mwese muri bakuru. Kuba muri bakuru rero mwamaze kubyumva. Abakuru birinda umwuka wa munyangire. Uyu munsi ntekereza ko n'umuntu tuvukana twabadukurikirana ntago nabona ibintu muvugaho uko mu gitondo saa 6 nimugoroba, mu gitondo saa 6 nimugoroba, ngo muvuge inshuro 3 ku munsi, ejo nzamuvuga inshuro 3, ejo nzamuvuga inshuro 3, kandi twaravukanye, twararwanye, twarasangiye, twarararanye. Ntago nabona ibintu byo kumuvugaho. Ariko kubera ko gutegura ni ngombwa, iyo umuntu yicaye yateguye, arategura ibintu byo ashobora no kubivuga umwaka wose yarateguye. Nshobora kuba nkuzi cyangwa ntakuzi, nshobora kuba twarahuye cyangwa tutarahuye, ariko kuko nkeneye kukuvuga kuko uri igicuruzwa, nkakuvuga pe, nkakuvuga kuwa mbere, nkakuvuga kuwa kabiri, nkakuvuga icyumweru gigashira, ukwezi kugashira, amezi 2 agashira, amezi 3 agashira. Pastor Mutesi nawe nakomere kandi yihangane, ubundi ubuzima nubwe naryoshye uko abyifuza. Turagushimiye, ariko twibutsa abantu ko Mama Mignone akora guidance and counseling. Muri guidance ni ahandi umuntu akuyobora akakubwira ngo nukora iki ngiki bizagenda neza. Abantu bize entrepreneurship hari isomo bajya bango career guidance. Ni hehe ukura sources information zawe kugira ngo utangire business yawe ku babyeyi, ku nshuti. Uyu rero ni marene w'abamarene. Si ikibazo guhura n'ishuti kuri Facebook, ariko se murahuye nta nama mufite, ni muza ameza ya 3 na ya 2 n'aya mbere, nuzi n'aya mbere. Ameza yose rega abantu bagomba kuyiga. Ibintu byose n'ukwiga. Kandi nanone ukaniga. Ameza 3 mu rugo rw'abashakanye, reka mbivuge nishake mbisorezeho. Ameza 3 mu rugo rw'abashakanye yose uko ari 3 ni ingenzi. Abantu batazabyitiranya ngo bumve ko ameza ya 3 yonyine ari yagira urugo. Oya, iyo ameza ya mbere yapfuye n'ameza ya 2 ntakunda, iyo ameza ya 2 yapfuye n'ameza ya 3 ntakunda, ameza ya 3 iyo yapfuye ameza ya mbere n'aya 2 ntibikunda, ameza yose ntakunda iyo ameza hari ameza amwe yapfuye. Yego. Rero abantu babyumva, uri umugabo urashaka kwiyahura ndetse waraniyahuye nuko ukiri muzima, kuba wiyahurira mu kabari ngo umugore yakunaniye, kuba wiyahurira mu kabari ngo umugabo yakunaniye, ibyo si umuti w'ikibazo, ahubwo uri gutera ikibazo. Mama Mignone yahabonetse nk'umuti, arakuganiriza akakubwira kuri mwiza, ugatahana inyinya nawe useka wishimye. Nomero ya telefone ibiri mu kiganiro, reka nongere mubwire ngo nayivuga ubundi tugane ku musozo. Nimero yanjye ni 0788268322. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi dukomeze tubane ibihe n'ibihe. Shalom shalom.